Jenoside ni iki? Jenoside ni ubwicanyi bukorerwa abantu runaka hagamijwe kubatsembatsemba cyangwa se kubarimbura bagendeye ku ruhu rwabo, ubwoko bwabo, igihugu cyabo cyangwa se idini ryabo. Muri iki gihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, by'umwihariko mu gihe cy'iminsi 100, hari imvugo zikoreshwa zidakwiye, hari imvugo zikoreshwa zigaragaza gupfobya n'ingengabitekerezo ya Jenoside, waba ubizi cyangwa se utabizi. Mureke turebere hamwe imvugo zikwiye kuba zikoreshwa muri bino bihe byo kwibuka kugira ngo twirinde gukora ibyaha cyangwa se amakosa. Bavuga abacitse ku icumu rya Jenoside, ntibavuga abacika cyangwa se abacikacumu. Bavuga abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga abacika cyangwa se abacikacumu. Mubyumve neza, dukomeze. Bavuga gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga gushyingura ibisigazwa cyangwa amagufwa. Bavuga gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze. Bavuga intwaza. Intwaza ni iki? Ni abakecuru n'abasaza biciwe abana bose, ntibavuga incike. Mujya kumva ukumva cyane cyane nk'abantu bakuru baravuze ngo uriya mukecuru ni incike. Oya. Uriya musaza ni incike. Oya. Bavuga intwaza, ntabwo bavuga incike. Dukomeze. Bavuga Jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga intambara, ntibavuga Jenoside y'Abatutsi, ntibavuga itsembabwoko n'itsembatsemba, ntibavuga ngo bya bindi byabaye mu Rwanda cyangwa amahano yabereye mu Rwanda. Ntibavuga isubiranamo ry'amoko cyangwa ubwicanyi bwo mu 1994. Ntibavuga Jenoside yo mu Rwanda, ahubwo bavuga Jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze. Bavuga urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga irimbi ry'abazize Jenoside. Bavuga urwibutso, ntibavuga irimbi. Ibintu wenda bikunda gukoreshwa nk'abana bakiri batate basobanukirwa cyane amateka, ariko bavuga urwibutso. Dukomeze. Ntibavuga mbere y'intambara cyangwa mbere y'indege, bavuga mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Cyane cyane abantu bakunda ibyo kumva baravuze ngo mbere y'intambara ngo byari bimeze gutya, ngo mbere y'iki ngo byari bimeze gutya. Oya, bavuga mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ntago bavuga mbere y'intambara. Mu Rwanda ntago habaye intambara. Oya, habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. Twakomeje. Ntibavuga ko Abanyarwanda basubiranyemo, bavuga habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntibavuga ko Abanyarwanda basubiranyemo, bavuga ko habayeho Jenoside yakorewe iki? Abatutsi. Dukomeze. Ntibavuga abafarije cyangwa se abafarije, bavuga abana bafashwa n'ikigega gifasha imfubyi za Jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze. Ntibavuga Jenoside iba yikubise cyangwa yituraho. Jenoside yarateguwe ndetse inashyirwa mu bikorwa. Jenoside ntabwo ari ikintu cyaje ngo kikubitaho, ntabwo ari ikintu cyaje ngo kituraho. Oya, yarateguwe, abantu baricwa, irategurwa, abantu babashyira mu byiciro, mu bwoko, babashyira mu aba ni Abahutu, aba ni Abatwa, aba ni Abatutsi. Jenoside yarateguwe inashyirwa mu bikorwa. Ntibavuga ko hari ibyagwiririye igihugu, bavuga Jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo kuvuga ngo ibintu byagwiririye igihugu, ntabwo ari byo. Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntibavuga
itsembabatutsi cyangwa itsembabwoko, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ari itsembabwoko, ntabwo ari itsembabatutsi, oya, ni jenoside yakorewe abatutsi. Dukomeze, ntibavuga ubwicanyi, amabi, amahano, serwakira, bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Yani kuvuga ngo amabi, ngo amahano, ngo ibiki ngo byagwirira u Rwanda, oya, ni jenoside yakorewe abatutsi. Ntibavuga ko hapfuye abarenga 800,000, bavuga ko hapfuye abarenga miliyoni y'abatutsi. Ntibavuga ko hapfuye abarenga 800,000, 800,000, oya, bavuga ko hapfuye abatutsi barenga miliyoni. Ntibavuga gutaburura, bavuga gushakisha imibiri y'abaje jenoside yakorewe abatutsi. Bavuga gutabura, ahubwo bavuga kugira gute, gushakisha imibiri. Ntibavuga ingengasi, bavuga ingengabitekerezo ya jenoside. Bya bindi bavuga ngo umuntu ngo ingengasi, ngo uranga afite ngo ingengasi, ngo uranga afite ngo iki, oya, ni ingengabitekerezo ya jenoside. Ntibavuga kubika neza ibimenyetso by'abazize jenoside, bavuga kubungabunga ibimenyetso bya jenoside. Bavuga kubungabunga neza, kubungabunga ibimenyetso by'abazize jenoside. Icyo twasorezaho, ntibavuga guhamba abazize jenoside, bavuga gushyingura mu cyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi. Iyi ni inkuru twasomaga tuyikuye mu kinyamakuru Kigali Today, ikinyamakuru gikorera hano mu Rwanda, yanditswe n'umunyamakuru witwa Mediatrice Uwingabire, ayandika muri 2019. Ni inyandiko nawe ushaka gusoma wagenda ugasoma nta kibazo. Izi nyandiko zagiriyeho iki? Kugira ngo abantu by'umwihariko abanyarwanda n'abanyamahanga tuzisome, tumenye neza imvugo dukwiye gukoresha muri bino bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hato tutazisanga twakoze amakosa, cyangwa se ugasanga dufite ingengabitekerezo, cyangwa ugasanga turi gupfobya tubizi cyangwa se tutabizi. Niyo mpamvu tuba dukwiye gusobanukirwa neza, tugasobanukirwa neza imvugo nyayo dukwiye gukoresha muri iki gihe cy'iminsi 100. Twibuke twiyubaka. Nitwa Philippe Tuyishime. Kora subscribe hano ku Runigi TV, tujye tubana buri munsi. Ciao, ciao.